imbaraga mana we. Urakomeye Mana, urera kandi ushobora byose, icyubahiro ni icyawe. Ni kuri Merance TV show, ndabashuhuje. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu munsi wa none reka turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 77 umurongo wa 14, ndetse ngo Mana inzira yawe irahera, ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema. Imana yacu nishimwe. Bene data bavandimwe, uyu munsi wa none nagira ngo mabwire ngo dufite Imana y'inyembaraga, dufite Imana ikomeye, nk'uko ijambo ryo ribitubwiye. Ni Imana ikomeye, nta yindi Mana ihwanye nayo. Nguri inyembaraga Mana, no kuvuga ngo ibyo ukora byose Mana yacu ubikorana ubuhanga. Reka tugushime, reka tukurate. Uri Imana ishobora byose. Umuntu wese uri kuri iyi si akwiriye kurata Imana, akwiriye kuyita inyembaraga, akwiriye kuyita Imana y'ubushobozi, Imana y'ubuhanga, Imana irenze twebwe uko tubitekereza. Ni Imana ijya ibasha gukora, kandi ni Imana ijya ibasha gufata ibidafatika ikabikuramo ibifatika. Imana yacu rero itugirire neza. Natwe rero reka tuyivuge, reka tuyamamaze, kuko ibyo igenda idukorera ni byinshi, kandi nk'uko ijambo ryayo ritubwira, ntabwo ari twe twenyine Imana igenda ikorera, igenda ibikorera n'abandi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Natwe rero twiyemeje kuyivuga hose, natwe twiyemeje kuyitangaza, tukayibwira abantu. Imana yacu itugirire neza. Mwene data rero reka nkubwire, Imana yawe iragukomeje, igufasha ukuboko, kandi yiteguye kukurengera. Ndabizi ko Imana yacu uwo yafashe ntabwo ijya imurekura, uwo yafashe imugumaho kugeza ibihe byose. Rero nawe bwira Imana uyu munsi wa none uti, Imana yanjye, Imana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga kandi ushobora byose. Bwira Imana igukomeze, kandi ibwira uti kuko uri umunyembaraga, kuko ushobora byose. Mana yanjye, ibyiringiro byawe ni wowe mbibitsa, ni wowe ujya umpa ibyiringiro, ni wowe ujya umpa kuramuka, ni wowe ujya umpa kurama, ni wowe ujya umpa kugira icyizere cy'ejo hazaza, ni wowe ujya umpa kugira icyizere cy'ubuzima bwanjye. Imana nawe yiteguye kukugira neza. Rero mwene data, uyu munsi wa none ube maso kandi ushake Imana, uharanire kuzabana nayo, kandi uharanire kuyikorera, kuko ni Imana y'inyembaraga, irihagije, iruta kure imbaraga za Satani, iruta kure imbaraga izi ngizi tubona zibifatika, kuko Imana yacu ibasha gukorana hahandi amaso yacu atabasha kureba. Imana rero ibahe umugisha, ikomeze ibiteho. Ubwire Yesu uti, ngwino undengere, ngwino ubane nanjye, kandi Yesu nawe yiteguye kugutabara, nk'uko n'ubundi yemeye kugupfira ku musaraba, akemera kubabazwa kubera wowe. Nawe rero yiteguye kukuvugira imbere y'Imana, yiteguye kugutabara, yiteguye kuguha amahoro yayandi utigeze ubona. Imana rero iduhana umugisha, ikomeze ibiteho, ikomeze ibaha imbaraga, ikomeze ibambike ubutwari. Natwe twiteguye gukomeza kubana namwe, twiteguye kujya tubaha iby'umumaro, twiteguye kujya tubaha ibizabageza mu ijuru, ibizatuma namwe mwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero mukomeze muze tubane, mukomeze mwumve ijambo ry'Imana. Nababwira ngo Imana irabakunda, kandi yiteguye kubagirira neza. Nawe rero utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wowe utarakizwa, wowe ugifite ibiguhugije, uyu munsi wa none ni umunsi wawe wo guhuguka, ni umunsi wo kuza nawe Imana ikakugirira neza. Wakoze cyane kubana nanjye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha. Amena, amen. Uri inyembaraga Mana we, ibyo ukora ubikorana ubuhanga Mana. Uri inyembaraga Mana we, ibyo ukora ubikorana ubuhanga Mana. Reka tugushime, kuko urabikwiriye. Reka tukurate, uri uwo kuratwa Mana we. Reka tugushime, kuko urabikwiriye. Reka tukurate, uri
oh